ariko twasohoka hano ntabwo birenga uwo munsi rwose abantu bakikomereza bya bindi twicaye hano twanenze twavuze twerekanye twatangiye ingero bigakomeza iyo bimeze gutyo tubigenza dute dukwiye kubigenza dute ntabwo wahora mu gutera intambwe imwe imbere ngo wongere utere ndetse rimwe na rimwe ebyiri inyuma cyangwa ebyiri imbere indi inyuma ntabwo bisanzwe ntabwo ari bizima ntabwo twajyaho ngo tuvuge ngo niko twabaye cyangwa ibintu byarananiranye kwihisha inyuma y'uko uri umuyobozi y'amagambo ukuntu uri inkotanyi y'igitangaza tugatahira ibyo gusa wowe ukanyura inyuma ukajya gukora amarorerwa ukagirira n'aba bantu ukwirirwa ubikoreza imizigo yawe abayobozi mwihangane mube above average mureke kuba akazuyazi mushyuhemo kidogo at least ntuze mbwira abantu ntabwo wishyura amafaranga gusa ngo ugiye kwiga leadership then wagaruka abandi bakureba bakabona uracyari wa wundi kandi ahenshi niko bimera nyamabona hari abantu bafata inzira tukabishyurira wipe bajya kwiga ntabwo twahoraho ariko ikibyica cyose ni imico mibi gusa imico mibi yo kubeshya yo kudakurikirana yo gukora ikibi noneho mwiriwe neza nongeye kubashimira abayobozi mwese muri hano ari ab'umuryango wa RPF by'umwihariko hari n'abandi bindi mitwe ya politiki ndetse abayobozi b'amadini abikorera n'urubyiruko ruri hano abadamu abakobwa n'abahungu iminsi yatubanye mike kugira ngo iyo tuza gushobora kubona indi minsi undi mwanya wo gukomeza tukaganira tukagera no ku bindi byinshi tutashoboye hari ejo uyu munsi tutashoboye kugeraho ngira ngo ni byinshi ariko nk'uko navuze tugifungura iyi nama uyu ni umwanya mwiza udufasha kwisuzuma ibyo twakora neza kurushaho ibyo twahindura mu mikorere mu mitekerereze no mu ibyo twifuza kugeraho rero
ariko iteka ikibazo numva gihora gihari ni abantu bicara tukaganira ko tungana dutya nitwe abayobozi b'iki gihugu twese ngira ngo hafi mu bayobozi b'igihugu bose bari hano. Ikintu ntajya numva tuganira tugatanga ibitekerezo ndetse byubaka buri wese akavuga uko abyumva tukagira n'ibyo twemeranyaho ko ari byo bikwiriye kuba ubundi bitugenga bituyobora mu bikorwa byose, ndetse tukanavuga n'ukuntu twemera intego yacu, ibikorwa by'ukuntu dukwiye kugeraho, ariko twasohoka hano ntabwo birenga uwo munsi rwose. Abantu bakikomereza bya bindi twicaye hano twanenze, twavuze, twerekanye, twatangiye ingero, bigakomeza. Iyo bimeze gutyo tubigenza dute? Dukwiye kubigenza dute? Ntabwo wahora mu gutera intambwe imwe imbere ngo wongere utere, ndetse rimwe na rimwe ebyiri inyuma cyangwa ebyiri imbere indi inyuma. Ntabwo bisanzwe, ntabwo ari bizima, ntabwo twajyaho ngo tuvuge ngo niko twabaye cyangwa ibintu byarananiranye. Ngira ngo icyo nicyo dukwiye gukomeza kwibaza, buri wese akwiye kwibaza, ariko aganisha ku bishobora gukorwa kugira ngo ibyo bihinduke. Ibintu byo bigomba guhinduka, kuko hari na kenshi nyine dufata iya mbere tukarwanya ibikorwa bibi, ukabona hari no gutera imbere mu buryo bwo kugabanya ibyo bibi. Hashira igihe wakongera kubaza ugasanga birasa nkaho tutari tukibyibuka, twongeye tukisubirira hahandi. Ibyo ndibwira ko atari byo. Ntabwo ari byo, ni nayo mpamvu rimwe na rimwe abantu bavuga ko hari ukutabazwa bihagije ibyo umuntu akora, inshingano ashinzwe n'ukuntu azuzuza, ko kubera kutabazwa icyo dushinzwe kwenda hariho abantu birara bakikorera ibyo bishakiye bitajyanye ubundi n'inshingano dufite. Ariko kubazwa bihagije sinzi ibyo ari byo. Kubazwa bihagije yaba ari ibihe? Abantu rimwe barabazwa, hari n'abahanwa, hari n'ababarirwa nyine, hari byinshi tubona bijya no mu nkiko bikajya mu abantu bagahanwa, ni uburyo bwo kubaza abantu, gusubiza ibyo batujuje cyangwa ibyo bakoze nabi cyangwa ibyaha bakoze babikoze nkana n'ibindi. Sinumva rero guhana cyangwa kubaza abantu
ibyo bakora guhagije ni ibihe? Kuba bihagije biragoye kuvuga ngo ibihagije ni ugukora gutya, ariko nanone ntabwo waterera iyo uvuge ngo turabaza turahana ariko bigakomeza. Nta nubwo kongera gusa kubaza cyangwa guhana ari byo bihagije, kuko nabyo iyo bibaye harakomeza ikibi kigakomeza kugaragara. Ubwo rero aho tubifata nk'aho ari uburyo bw'abantu, ariko tugomba kugira icyo twishakamo byanze bikunze, cyane cyane iyo biri mu nzego z'ubuyobozi, twitwa abayobozi twakomeje kugarukaho mu nzego zitandukanye z'igihugu z'umuryango munyarwanda. Uburemere buriyongera iyo abayobozi bagaragayemo imico itariyo, kuko abahutara ni benshi. Iyo bikorwa n'abayobozi, ababihutara ni benshi, nicyo kibiho ubwo buremere. Niyo mpamvu rero ku buyobozi, kuko mu gihugu mu bantu nibo bake, abayobozi baba ari bake kurusha abo bayobora. Abo ngabo ntabwo bakwiye kutunanira kubakurikirana cyangwa kubahana cyangwa kubagorora ngo babe bajya ku murongo aho niba babishatse, niba bumva bashaka kuba abayobozi cyangwa se bumva bashaka gukora ibikwiye, ubundi kabiri gatatu kane abantu umuntu bamubwira bamugarura ngo areke kuyoba, byari bikwiye kuba bigeraho ubwo bifata umurongo. Ntabwo ku buyobozi bisanzwe ko abayobozi yahora mu mafuti gusa, babwira umuntu agasaba imbabazi, agatanga ibisobanuro, buri wese azi kuburana, agashaka kwerekana ko ibyo yakoze atari ibyo yashaka gukora, yashaka kugira neza. Ariko ibyo ngibyo ntanakwemerera niba biranashoboka. Ushobora no kubwira umuntu akakwemera ati wowe wibeshye koko ushaka kugira neza aha ngaha, ariko ejo iyo bisubiyemo, ejo bundi bigasubiramo, ubanza n'ibisobanuro bigenda bigabanuka, ibisigaye aba ari ukuruhanya gusa cyangwa kubeshya cyangwa umuco mubi utakuvamo. Ubwo icyo gihe nabyo nyine abantu undi muco nshaka gusubiramo, gukora ikibi, kudakorera ibyo ushinzwe abo uyobora, cyangwa ubuyobozi ukabukoresha wireba wowe gusa kurusha kureba abo uyobora. Abo ubana nabo, abo ukorana nabo, abo wereranwa nabo bakabyemera, bakabona ko bakubwira ko batabyemera, ariko nta nubwo banakubwira, nta nubwo bakwereka ubundi buryo
barakwihorera gusa ngira ngo bamwe bakibwira ko ubwo ntawe uvuga ibyo bakora ari byo bakwikomereza ariko atari byo ari umuco mubi nawo wo kutavuga wo kutaterekana ikibaho kiri ngo gikosorwe nawe ukagikora cyangwa se ugahishira wagikoze cyangwa ubona ugikora kubera iyo mpamvu. Ibi mvuga ntabwo ari ibintu bishya, ntabwo ari ibintu nshaka kubigisha kuko bihoraho, ngira ngo kubivuga no kubyigisha ubanza bimaze kuba ururondogoro. Ariko abantu bakwiye kubibaza ko twicaye hano twasobanuye ibintu byinshi byavuzwe n'abanyabivuga. Hari impamvu z'igihugu, z'ubuyobozi ndetse z'ubuzima. Ushaka ubuzima, buri wese ntawe utifuza ubuzima bwiza. Ariko kubera ko ibintu byose ari magirirane, iyo nkoze nabi bifite undi bigiraho ingaruka, cyangwa se iyo nkoze ikintu kizima inyungu zacyo zigera no ku wundi. Bityo ubuyobozi rero bushinzwe ni nka regulator. Ubuyobozi bukora regulation, bushyira ibintu mu buryo, ku murongo, ku buryo ntawe utandukira mu bantu ngo akore ibyo ashaka niyo yaba bimufitiye inyungu ariko ahutaza abandi. Ubuyobozi icyo bukora ni icyo ukoze kigomba kugirira akamaro, kikagirira akamaro n'abandi. Ubuyobozi rero ubundi bushyira ibyo ngibyo ku murongo kugira ngo aho kugira abahutara, ahubwo abantu bose bashobore kunguka, bagere ku cyifuzo uko bikwiye. Ntabwo mvuga ko ari ibintu byoroshye, ariko mu buzima icyoroshye se kiba iki? Aho byoroha ni aho ukora ibiri mu nyungu zawe gusa, ukazigeraho n'abo wagiriye nabi n'ababihutariyemo bagaceceka. Ubanza ari cyo cyoroshye. Ariko ntabwo twakwifuza kubaho muri ubwo buryo, kugira abantu baceceka gusa, bumirwa bake, bagakora ibibahutaza ntibavuge, ntagire uvuga. Ntabwo ari byo, ntabwo ari ubuyobozi twakwifuza, ntaho bihuriye. Kurwanya imico mibi rero ni inshingano y'ubuyobozi kugira ngo ibyo ngibyo bitaba. Ntabwo twahora kandi ngira ngo ubuyobozi abantu nabwo bazageraho babusobanukirwe. Ubwo ntarinde hano, hari inama nakomeje kugira hanze, irindi mubwo ntarinde hano mukomeza ibiganiro, baganiraga n'abantu bavuga ibintu bya buyobozi, leadership.
leadership is not a myth. We should not turn it into a myth. Icya kabiri, leadership ntabwo ari ikintu wishyurira amafaranga gusa ngo ugiye kwiga leadership. Iyo byari byoroshye bityo, abantu benshi tuba twitwa leaders nyine turi abayobozi, ariko bivuze iki kwanza? Bivuze iki? Leadership bivuze iki? Cyangwa kuri leader bivuze iki? Leadership is not a myth, it's not an empty word. Ari ikintu kirimo ubusa, ariko nta nubwo ari n'ikintu shape gusa kikagumaho hagati. Ariko leadership iri muri wowe, iri mu muntu wese, kurimo ubuyobozi bukurimo, and you have to make a choice. Ugomba guhitamo. Ufite ibintu biri imbere yawe byinshi wakora, wahitamo, watoranya biyobora imikorere yawe, yayobora ko wifata, imyitwarire, utekereza, bikagushyira muri cya kintu cyitwa ubuyobozi, ukaba umuyobozi. Ikintu cya mbere kirimo muri ubwo buyobozi ni quality, ubuziranenge. Ubuziranenge bw'ibyo ukora. Ntabwo navuga ngo ibyo ukora buri gihe, kuko turi abantu, we are human beings. Ntabwo ibyo ukora buri gihe bihora byera de, ariko urajanisha ukavuga ngo uyu ni umuyobozi, kubera ko iyo ujanishije ibizima bigaragara muri ubwo buyobozi biri hejuru ya 50%. Iyo uri 50%, ubwo nyine ni average, urahura ni ibisanzwe. Ntibifite uwo byishe, ntibifite n'uwo bikijije. Ubuyobozi mvuga rero ni ubufite uwo bukiza. Naho ibintu biri aho by'akazuyazi, neither here nor there, ibi byose urabishakaho iki? Iyo bigiye hasi rero bikagaragaza uwo byica gusa, ntibigaragaza uwo bikiza, ubwo nyine wagiye mu cyaha, wagiye mu kibi. Nta muyobozi twifuza ko yaba aho ngaho. Abayobozi mwihangane mube above average, mureka kuba akazuyazi, mushyuhemo kidogo at least. Yes, bone mu buzima, bone ibyo mvuga bivuze muyobozi, you make a decision, you make a choice, you act, you want to see the results.
cyavuyemo n'iki kingana iki kiganisha ku byo wifuzaga cyangwa ibyo wifurizaga abantu abo uyoboye. Mbwira abantu ntabwo wishyura amafaranga gusa ngo ugiye kwiga leadership, then wagaruka abandi bakureba bakabona uracyari wa wundi. Kandi ahenshi niko bimera. Nyamabona hari abantu bafata inzira tukabishyurira wipe bajya kwiga. Okay. Kwiga ni byiza ariko leadership is completely different. Leadership is a bit different from just knowledge. Leadership is also a behavior. It's the actions. It's the results out of those actions that you are able to measure. So ibindi ni myth. Don't go for myth. Myths ntawe zikiza. Transformation isubirwamo buri munsi tuvuga ibi byose bikorwa agriculture, irrigation, ibintu byose bifasha abaturage bazamura bibaha ubuzima bwiza. Iyo transformation irimo ibikorwa, irimo umurongo abantu bagenderaho, abayobozi nyine bajya mu bikorwa bagaherekeza abo bayoboye bakajyana. It is measurable. Wabipima. Ushobora no gupima nyine n'intambwe. Turashaka kwihuta rero, ntabwo dushaka ko ejo bundi batubwiraga ko umuvuduko uburyo tuva mu bukene hari aho wagaragaye ko ari munini, hanyuma bigeze aho hari aho byadindiyeho gato. Birashoboka. Ubwo tugomba gusuzuma impamvu kandi twayibona twayimenya. Leadership, leaders rero bahora bari muri iyo ntambara ya buri munsi. No gupima kureba niba guhitamo dukora ku ibikorwa bwa buri munsi ari kuzima, ibyo dukora ari bizima, aho biva bituvana n'aho bitugeza, ibyavuyemo birapimwa. Uburemere bwabo urabibona ukamenya uti ubona no ku maso y'abantu ubona cyangwa barabikubwira. Ntabwo twahoraho ariko ikibyica cyose ni imico mibi gusa. Imico mibi yo kubeshya, yo kudakurikirana, yo gukora ikibi noneho ibigenewe kujya kubaka iki n'iki
kiganisha ku mibereho y'abaturage, ukabanza ukavanaho ibyawe ku giti cyawe, wavanaho 10%, wavanaho 1%, ukabanza ugashyira ibyawe iruhande, ubwo wabaye umuco mubi. Ntabwo ari leadership na busa. Gusezeranya abantu ikintu ndetse mukemeranya, ukavuga ko hagiye kuba ishuri, ukamara igihe kingana gitya ishuri ritaragaragara aho ryubatse, ababishinzwe ntibakurikiranye, ndetse mwahura nyuma y'igihe akakubwira ko ishuri ryubatswe, atari uko wenda yibye n'amafaranga yagombaga kubaka ishuri, ahubwo ntakurikira. Ukabwira abantu ko ishuri ryubatswe kandi byagombaga kuryubaka byaraburiye hagati yawe n'aho ryubakwa, ugakurikira. Naho iyo ukurikiye, niyo ribaye tubatswe kubera impamvu zindi zumvikana, icyo gihe nyine ugira ibisobanuro utanga, ukabwira n'abantu bari bakeneye iryo shuri, ukavuga uti munyihanganire, habaye ikibazo iki n'iki, turagishakira uburyo, turagikemura. Abo bantu iyo bihanganishije barihangana, nta nubwo ikibazo kigira uburemere bunini, barumva. Ariko iyo ritabayeho, ritubatswe, ntawakurikiranye, ntawusobanura, ntawugira ute, ntawasubiyeyo, icyo gihe icyo kibazo kiremerera abo wasezeranije ishuri bari barikeneye. Ibyo mvuze ubishyire no ku kindi icyo ari cyo cyose, ushyira no ku kindi icyo ari cyo cyose. Ejo twavuze imico mibi myinshi, biratinda, ntabwo twaba bo gusubiramo imico mibi gusa ya buri munsi, ntabwo ari icyo kurata, nta kurata kirimo. Ariko abayobozi mugomba no kugira priorities. Hari ibintu byinshi abantu bafitiye uburenganzira gukora cyangwa bashinzwe gukora, ariko muri byo harimo iby'ingenzi. Hera ku by'ingenzi. Tugomba kugira priorities. Hari iby'ingenzi tugomba gushyira imbere, tukamenya ngo nibyo, kandi tubigezeho bituma tugera no ku bindi bityo. Nta kajagari, ntabwo bakwiye kuba akajagari. Icyo nasezeranya rero ni uko ndumva dukwiriye, kandi buri wese afite uruhare rwe, gushyira ku murongo, ko mubanze mwishyire ku murongo ubwanyu. Nta mpamvu abantu bagomba kugushyira ku murongo. Nawe wishyire ku murongo mu mutwe wawe. Niho navugaga leadership ya buri wese imurimo. Ni ikibazo cy'ukuntu icyo kikurimo kigaragaza, ugikoresha mu nyungu zawe n'inyungu rusange. Ariko ndumva tuzakurikirana ku buryo buhagije, ariko niba binageze kwaho abantu bagomba kubazwa, ubwo nabyo tugomba kujya tubikora, tukabaza abantu gusubiza ibyo bagomba gusubiza. Cyangwa se muzabe intwari, bamwe mujye muba intwari. Nubona ibintu byakuzitiye udashobora
kugira iyo mico twifuza mu buyobozi bishobora no kubwira abantu utari kurabizi ibi bintu ntabwo nkibishaka, ibintu biravunanye dusaba kwifata neza kugira gutya ibintu mu burenganzira bwanjye birandambiye ntabyo nshaka. Uwo muntu njye aba ari intwari rwose, namwumva vuba cyane. Ariko kwihisha inyuma y'uko uri umuyobozi y'amagambo ukuntu uri inkotanyi y'igitangaza tugatahira ibyo gusa, wowe ukanyura inyuma ukajya gukora amarorerwa ukagirira nabi abantu ukwirirwa ubikoreza imizigo yawe. Ibyo rwose nimutabyikemurira hari abashinzwe kubibakemurira, ubwo natwe tuzongera umurego wacu wo kubibakemurira. Ariko ndibwira ko mu 10 nibura twavanyemo nka 6 da. Reka dutahane ibyo, hanyuma aho ubutaha wenda tuzatahana 8 ku 10. Murakoze cyane.